Murakaza neza kuri Legacy Talks. Afurika ni umugabane uzwiho kugira ubwiza butandukanye, imico myiza n'umuco wihariye muri buri gihugu. Mu bihugu byinshi byo muri Afurika abakobwa baho bakunze kuvugwa cyane kubera ubwiza bwabo ndetse n'imico yabo. Niyo mpamvu tugiye kubagezaho ibihugu 10 bifite abakobwa beza kurusha abandi muri Afurika. Ku mwanya wa 10 haza South Sudan, igihugu kizwiho kugira abakobwa bafite ubwiza bugezweho ndetse n'imico itandukanye. Ku mwanya wa 9 haza Nigeria, igihugu kizwiho kugira abakobwa bafite ubwiza n'ibirangirire mu myidagaduro. Ku mwanya wa 8 haza Ghana, abakobwa babo bakundwa kubera ubwiza bwabo bw'umwimerere. Ku mwanya wa 7 ni igihugu cya Kenya, igihugu gifite abakobwa beza kandi bafite igikundiro. Ku mwanya wa 6 haza Morocco, abakobwa baho bakunze kuvugwa kubera ubwiza buvanze n'umuco w'Abarabu ndetse na Kinyafurika. Ku mwanya wa 5 haza igihugu cy'u Rwanda, kizwiho kugira abakobwa bafite ubwiza, isuku ndetse n'ikinyabupfura. Ku mwanya wa 4 haza Sudani ndetse na South Sudan, abakobwa babo bakunze kuvugwa cyane kubera imiterere yabo yihariye. Ku mwanya wa 3 ni Eritrea, abakobwa babo bazwi kugira ubwiza bwihariye cyane. Ku mwanya wa 2 haza Somalia, abakobwa babo bakunze kuvugwa cyane mu bijyanye n'ubwiza muri Afurika. Ku mwanya wa 1 haza igihugu cya Ethiopia, igihugu abantu benshi bavuga ko gifite abakobwa beza cyane muri Afurika yose. Ese muri ibi bihugu tuvuze ni iki ubona cyakaguye kuba kirimo kitarimo? Andika muri comment igihugu wakagombye kwandikamo, maze ukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bindi. Murakoze cyane.